dukomeje kwifuriza ibihe byiza mwese aho muri hose mu bice byose by'u Rwanda ndetse no ku isi hose muri rusange. Iyi ni Fata Ikiganza TV. Mu gihe tumaze tubana namwe, tubashimira ukuntu mwagiye mudukurikira kandi mwagiye mwana natwe mugura subscribe ndetse mugura share kugira ngo impano z'abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi muri rusange zigire aho zigera babigizemo uruhare. Dukunze kubereka impano zitandukanye muri Fata Ikiganza TV. Mwabonye abaririmbyi, mubona abacuranzi, mubona abana bazi kunyonga amagare ndetse bazi no kuyakora. Kuri ubu ngubu tubafitiye ibindi bikorwa bitandukanye tubashyiriramo mode soir kugira ngo bajya babwira udukuru dutandukanye dufite inyigisho runaka tuzajya tubagezaho cyangwa se tubafasha kugira ngo ubuzima bwanyu bugire aho buva ndetse n'aho ubugana. Si byo gusa, turi muri gahunda yo kubafasha kumenya ururimi rw'igifaransa ndetse n'ikinyarwanda. Icyo ukora ni ukora subscribe kugira ngo buri muntu wese aho uri hose ubashe gukurikira ibikorwa byacu bya Fata Ikiganza TV. Uzajya ujya kuri YouTube yawe wandikemo Fata Ikiganza TV, nurangiza ukore subscribe. Nyuma yo gufungura uzibonaho amavideo yose twakohereza cyangwa se twakiriyeho, ari mode soir y'umunsi cyangwa se ari isomo ry'umunsi rigezweho. Twifurije ibihe byiza, by'umwihariko umuryango mugari wa Fata Ikiganza TV. Twifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, uzabere uw'amata n'ubuki, muzahirwe kandi muzunguke mutere imbere kugira ngo tubone amafaranga dufashe impano zacu turimo guteza imbere. Ciao ciao, bye bye.